Betty Vlog One. Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi twabazaniye urutonde rw'amazina y'amakristo, amazina agendanye n'igihe wakwita umwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu. Nk'ibisanzwe kaduhere ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 20 turasanga izina Gian, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye Imana n'inyembabazi. Naho ku mwanya wa 19 turasanga izina Krisa, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ururabo rwa Kristo cyangwa se umuyoboke wa Kristo. Kadukomereze ku mwanya wa 18 aho dusanga izina Gadiel, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana niyo mahirwe yanjye. Ku mwanya wa 17 turasanga izina Atala, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ikamba. Dukomereje ku mwanya wa 16 aho dusanga izina Antonio, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Butaliyani, rishobora no gukomoka muri Espagne, rikaba risobanuye gusingiza cyangwa se ikuzo. Ku mwanya wa 15 turasanga izina Rene, ni izina ryakwitwa abakobwa cyangwa se abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye kongera kuvuka. Dukomereje ku mwanya wa 14 aho dusanga izina Jaden, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana izaca imanza cyangwa se Imana niyo mucamanza. Naho ku mwanya wa 13 turasanga izina Kiara, ni izina ry'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umucyo. Nta gutinda kadukomeze ku mwanya wa 12 aho dusanga izina Jesse, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana iriho, rishobora no gusobanura impano y'Imana. Ku mwanya wa 11 turasanga izina Arabella, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye gusenga cyangwa se kwiyegurira amasengesho. Sinakomeza ntabanje kubashimira mwe mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Mwebwe mwakanze subscribe, mwebwe muduha like, namwe muduha ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo muri comment, ndetse sinakwibagirwa abasharinga. Muri abantu b'ingenzi kuri twe. Uru rubuga n'urwanjye, n'urwawe, ndetse n'urwacu twese. Dukomeze turushyigikire. Kadukomeze. Ku mwanya wa 10 turasanga izina Jude, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye gusingizwa. Naho ku mwanya wa 9 turasanga izina Karen, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye urumuri rw'umucyo. Kadukomeze ku mwanya wa 8 aho dusanga izina Abna, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye se w'urumuri cyangwa se w'umucyo. Kadukomereze ku mwanya wa 7 aho dusanga izina Abriel, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana niyo mbaraga zanjye. Ku mwanya wa 6 turasanga izina Ethan, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye gukomera cyangwa se kwihangana, rishobora no gusobanura gushikama
cyangwa se imbaraga. Nta gutinda ka dukomeze ku mwanya wa gatanu, aho dusanga izina Sheba. Ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye indahiro. Ku mwanya wa kane turasanga izina Eliyo. Ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Uwiteka niwe Mana yanjye. Naho ku mwanya wa gatatu turasanga izina Wendi. Ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ukwera cyangwa se impeta yera. Dukomereje ku mwanya wa kabiri tugana ku musozo, turasanga izina Levi. Ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ubumwe. Naho ku mwanya wa mbere, ari nawo dusoreje urutonde rwacu rw'amazina y'amakristo, wakwita umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa, turasanga izina Elena. Ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rishobora no gukomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo Imana ni urumuri rwanjye. Turagushimiye cyane ko wabanye natwe, tunagushishikariza kuzakurikirana andi mazina y'amakristo, wakwita umwana w'umuhungu